Bahaye ikaze cyane kandi ndabashimiye. Uwiteka abaha umugisha mwinshi cyane kuri mwe mwakoze subscribe, kandi mujye mwibuka gukora ku nzogera cyangwa all notification kugira ngo ubutumwa bwiza nkibusohora bubagereho. Imana ibagirire neza kandi ukomeze gukora share, musangize bene data ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Mbere y'uko rero twumva ijambo ry'Imana cyangwa icyo Imana ivugana natwe, reka tubanze dusenge kugira ngo Imana itugire neza kandi duhane umugisha. Wakoze Mana yacu, Uwiteka Imana ishobora byose, turi imbere y'ubwiza bwawe dushima imirimo n'ibitangaza wadukoreye. Turagushimira Mwami ko waturinze kandi ukaturindira abacu, ntuhabwe icyubahiro. Tugushimiye Mwami Imana ko ukiturindiye igihugu n'isi yose muri rusange, ushimwe kandi ntuhabwe icyubahiro. Yagora ku ngoma rero duciye bugufi cyane kugira ngo icyubahiro cyawe cyo gishyirwa hejuru. Data, tujye kumva ijambo ryawe, ntaba ari twebwe ahubwo Uwiteka mubere mikoro wirangururire, kandi icyubahiro cyawe abe cyo gishyirwa hejuru. Ngabana natwe kandi uduhe Mwuka Wera nk'umufasha, umujyanama kandi atuyobora inzira ikwiriye. Urakoze Mwami wacu ko ubikoze, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Mwakoze rero, ndabashimiye kandi nongeye kubaha ikaze. Turaza gusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 21, turahera ku murongo wa 6. Iki gice umutwe w'amagambo uravuga ngo Sara abyara Isaka. Sara abyara Isaka bitewe n'igihe umaranye iminsi igihanda cyangwa ikigeragezo. Wa mubyeyi wenda ajya nkubwire ngo wishyire mu mwanya wa Isaka, umwanya wa Sara. Ugiye kubyara uw'Imana yahisemo kandi ugiye kubyara igitangaza. Kuri uyu munsi urakira igitangaza Sara we. Uyu murongo uravuga ngo Sara aravuga ati Imana iransekeje, abazabyumva bose bazasekana nanjye. Imana nishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Igitangaza Imana igiye gukora ntabwo uzakibona wenyine cyangwa ngo kigutangaze wowe gusa, ahubwo n'abazakimenya bose bazasekana nawe. Bivuze iki? Ushobora kuba umaze igihe ubona wowe ubwawe wariyakiriye, ufite uburwayi warabwiyakiriyeho, umaranye igihe ubushomeri wariyakiriye, umaranye igihe uburwayi runaka, umaranye igihe ubugumba runaka uzi kutanabyara. Ariko reka nkubwire ngo igitangaza Imana ikoze, n'abazacyumva bazasekana nawe, bazagufasha gushima, ntabwo bazabyihererana. Mu by'ukuri Imana ikintu igiye gukora ni ikigutungura kandi kigatungura abo uri kumwe nabo bose. Igihe bitewe n'uko bakubona bavuze baturiya nta kintu azashobora, n'ubundi byararangiye, uriya nta gutabarwa ategereje, ahubwo ategereje gupfa gusa. Ariko reka nkubwire ngo ni Imana ikorera ku gihe cyayo, ni Imana ikora igitangaza mu gihe cyayo, ni Imana ikora iyi saha yayigeze. Reka nkubwire ngo igitangaza Imana ikuremeye uyu munsi wa none, hari abo gicecekesheje kandi hari abagufashije gushima. Imana ntikanzwe n'imyaka umaze ushatse ariko utabyara, kuko na Sara wari ingumba ni wowe wabyaye agaheka. Reka nkubwire ngo ni Imana ireba mu nda y'ingumba ikarebonamo ishyanga rikomeye cyane. Ni Imana ireba mu nda y'ingumba ikabonamo ishyanga rikomeye cyane. Ni Imana ijya mu ishyamba igatoranya umwana wayo ikamugira umwami, ititaye imyaka maze aragira intama. Ntabwo Imana yitaye imyaka umaze uri inzererezi hanze, bagusuzugura bagutuka, ukora akazi gaciriritse, ari wowe ciro ry'imigani. Imana ntikanzwe nabyo kuko yaragutoranije, yakumenye kera ukiri mu nda ya mama wawe, gushyiraho kuba umuhanuzi uhanura amahanga. Reka nkubwire ngo Imana igitangaza igukoreye ni igicecekesha abantu. Abazacyumva
bazagufasha gushima, abandi bacyumve bamware baceceke bavuge ngo ni Imana ibikoze. Reka nkubwire ngo nubwo ubona urugo rwawe rumaze igihe kinini nta mahoro rurimo, ariko Uwiteka uyu munsi atashye iwawe, uyu munsi agukoreye igitangaza. Nubwo ubona umutware wawe nta gakiza, nubwo ubona umufasha wawe nta gakiza, ariko reka nkubwire ngo ni Imana itashye iwawe uyu munsi. Ube maso gusa wizere Imana, igukoreye igitangaza kiratuma Uwiteka izina rye rihabwa icyubahiro mu rugo rwawe. Kankubwire ngo agakiza gatashye iwawe mu rugo, kankubwire ngo umunezero utashye iwawe mu rugo. Ni ukuri, reka nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana ikweretse ko ishobora byose kandi ko ari Imana ikora ibitangaza. Wivuga ngo uwo mwashakanye nta gakiza yabona, oya, mu bo Yesu yaviriye amaraso nawe yari arimo, mu bo yabambiwe nawe yari arimo. Humura nubwo aguhoza ku nkeke, ariko uyu munsi birarangiye, kuko agakiza k'Imana gatashye iwawe. Kuko uyu munsi Imana igukoreye igitangaza kigusekeje, kandi n'abaracyumva barasekana nawe. Ni bo bagiye gutangara babona uri kumwe n'uwo mwashakanye mu rusengero mushimira Imana. Ni bo bazakubona bagashimana nawe, bagasekana nawe. Nibabona ubyaye uhetse baravugaga baturi ingumba. Ni Imana ikuremeye igitangaza kijya gucecekesha abazacyumva bose. Ni Imana iguhaye inyubako yo kubamo mu gihe babonaga ko n'ubukode udashoboye kubwishyura, kuko Imana yihesheje icyubahiro. Ntawayikoreye ngo akorwe n'isoni, kandi ntawayubashye, ntawayiringiye ngo yikorere amaboko. Ni Imana ivuga bikaba kandi itegeka bigakomera, kandi ni Imana ishobora ibintu byose. Urakoze Mana kutugiriye neza kandi kuturemeye ibitangaza. Urakoze Mwami Imana kutashye mu ngo iwacu, kandi n'aho dukorera, aho dusengera, aho tugenda hose Mwami Imana urahageze dukora igitangaza, kandi abazacyumva basekanye natwe, abazacyumva badufashije gushima. Abandi barakubashye bakuramburiye amaboko ngo uri Imana utinyitse kandi uri Imana ishobora byose. Urakoze rero Data kubw'ijambo ryiza ryawe tubwiye, uhabwe icyubahiro kandi izina ryawe nirishyirwe hejuru. Mwami wacu rero, Mwami ukomeye, Imana ivuga bikaba kandi Imana itegeka bigakomera, uhabwe icyubahiro kubw'ibyo ukoze. Uhe umugisha buri umwe wese Mwami Imana wumvise iri jambo ryawe, umugire neza kandi waze kwifuza kwe, mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Mwakoze kubana nanjye, Imana ibahe umugisha. Ukomeze gukora share na subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kuri benshi, kandi Imana ibagirire neza, ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, ni Eric Ndayishimiye nk'ibisa.